Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turashima Imana kuri iki cyumweru tariki 14 kwezi kwa gatatu 2021. Turayifurije amahoro n'imigisha y'Imana, kandi Imana ikomeze kubana namwe muri uru rugendo no kubabashisha kuba mu bushake bwayo, gukora ibyo ishima, kuko ari iby'Imana yiteze kubayimenye. Hari ukuntu bakwiye kwitwara, hari ukuntu bakwiye kuba muri ubu buzima, na niryo jambo tugira dusangire kuri iki cyumweru. Kadusome rero mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 4 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahereko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, nizo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo, basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo, gushayisha no gukabya ubukubaganyi nk'abo bakabasebya, nyamara bazabibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. Kuko icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ni ukuvuga ko hano Petero arahugura abera b'Imana, arahugura ubwoko bw'Imana uko bakwiye kwitwara mu gihe cyabo. Hano hari ibintu bibiri by'ingenzi dukwiye kumenya. Ni ukuvuga ngo muri iyi si turimo hariho uburyo bubiri bwo kubaho. Uburyo bwa mbere ni ukubaho nk'uko isi iriho. Ni ukuvuga ngo uko isi igenda akaba ariko natwe tugenda, kuko isi nayo igira ubushake bwayo. Hano Petero yavuze ibintu byinshi bigaragaza ubushake bw'isi. Ni ukubaho mu irari ry'umubiri, ni ukubaho umuntu akora ibyo kamere ye imutuma gukora, kurarikira n'indi mirimo yose ya kamere, ibisindisha, ubusambanyi. Ubwo ni ubushake bw'isi. Iyo tuvukiye muri isi rero, tuvuka dusanga hari ukuntu isi ibayeho. Iyo tubyawe n'Imana, kuko iyo umuntu amaze kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo akabwizera, Bibiliya ivuga ngo Imana iramubyara mu mwuka, ngo nibo batabyawe n'ubushake bw'umuntu, ubushake bw'inyama n'amaraso, ariko babyawe n'Imana. Iyo twizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Imana mu mwuka wera iratubyara. Nk'uko twavutse mu isi tukavuka kuba abakamere, tugakora ibya kamere, tukagenda nk'uko isi igenda, tukabaho nk'uko Imana itabaho, tunezeza imibiri yacu, dukora ubushake bw'isi. Ariko tukiri ku bushake bw'isi cyangwa kubaho mu buryo bw'isi, ni ukumenya ko isi ifite umutware wayo. Bibiliya ivuga ngo isi umutware wayo ni Satani. Satani rero afite uburyo ayobora isi, na niyo mpamvu rero iyo tuvutse muri iyi si tuvukira kuba aba Satani. Ni ukuvuga ngo tuvuka dusanga ku bwa kamere yacu turi imbata za Satani.
na niyo mpamvu Yesu yaje kugira ngo noneho tubyarwe n'Imana mu mwuka, noneho dutangire gukora ubushake bw'Imana, kuko biravuga ngo Imana ni umwuka, n'abo ibyara babara b'umwuka. Isi ifite abana bayo, ni abantu bose ba kamere batarabyarwa n'umwuka, bataravuka ubwa kabiri kubwo kwizera Yesu Kristo. Hano rero ubushake bwa mbere ntago bigoye kubwumva. Uburyo bwa mbere bwo kubaho ni uburyo isi ibayeho, ariko uburyo bwa kabiri rero nibwo kenshi dukwiye kwigishwamo, ni ukubaho mu buryo bw'Imana, dukora ubushake bw'Imana, tukabaho mu bushake bwayo. Nibyo Petero avuga rero ngo kera mwagenderaga mu bushake bw'isi, mu bushake bwa kamere. Paulo we yandikira Abefeso mu bice bibiri ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu, aravuga ko kera twagendaga nk'uko isi igenda, ngo tukumvira umutware wayo. Namwe yarabazuye mwebwe abari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Isi ifite imigenzo yayo. Turaza kubona iyo migenzo y'isi ivahe. Ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere. Kuvuga ngo mu isi y'umwuka hari utegeka iyi si yacu, ari we mwuka ukorera mu batumvira Imana. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana muri Kristo Yesu, iyo ukomeje gusoma, yaraturuzuranywe na Kristo. Haleluya! Mu buryo bw'umubiri turacyari mu isi, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo turi ab'isi, ndetse ntabwo turi mu isi. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ngo ubuntu nibwo bwadukijije, nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Murumva hano ko iyo tuvukiye muri iyi si, tuvuga kuba abatwarwa na kamere, kandi kamere yumvira Satani ari umutware w'isi. Bivuga ngo rero iyo umuntu atarahura na Yesu Kristo ngo yizere ubutumwa bwe bwiza, avuka ubwa kabiri, abyarwe n'Imana mu mwuka, ntashobora kwigobotora kamere. N'abariya twita abantu beza bafite ingezo nziza hanze ya Kristo, mu bisanzwe baracyari imbata za kamere, kuko Imana ibarebye na Satani ubwe, Imana ibona ko bari mu bubata bwa Satani. Rero ntushobora kuba mu bushake bw'Imana, kubaho mu buryo bwo kubaha Imana, bwo kumvira Imana, utavutse bwa kabiri, utabyawe n'Imana mu buryo bw'umwuka. Hano rero turabona ko hari uburyo bubiri bwo kubaho. Uburyo bwa mbere ni ukubaho nk'uko isi iriho, ukaba muri kamere, ugakurikiza irari ryayo, ugakurikiza imigenzo y'isi, ariko ukamenya ko mu buryo bw'umwuka uba uri urakora ubushake bw'umutware w'isi, ari we mwanzi w'Imana, ari we Satani. Ariko rero hari ubundi buryo bwa kabiri bwo kubaho, ni ukubaho mu bushake bw'Imana. Ibyo rero bibanzirizwa no kubyarwa n'Imana mu buryo bw'umwuka, umaze kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibyo rero turayisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, niho batubwira ko Imana itubyara mu mwuka. Kubwo kwizera izina ry'umwana wayo, Imana iduha kuvuka rero mu buryo bw'umwuka, nk'uko twavutse mu buryo bw'umubiri tubyarwa n'ababyeyi bacu muri iyi si.
Imana rero iratubyara mu buryo bw'umwuka, no tukagira Imana nka data. Iyo tumaze rero kubyarwa n'Imana, hatangira intambara rero, kubera ko ya kamere yacu ntabwo iba yatuvuyeho. Mu buryo bw'umwuka tuba twubaye ibyaremwe bishya, biremewe kuba mu kwera no mu gukiranukira Imana. Ariko mu buryo bw'umubiri tuba tukiri muri kamere. Kamere rero irwanya wa muntu musha wavutse, irwanya wa muntu wavukiye gukora ubushake bw'Imana. Iyo niyo ntambara rero umwana w'Imana ahura nayo. Uretse intambara zo hanze, isi ikarwanya abantu b'Imana na Satani akabarwanya, ariko hari intambara iba muri bo. Iyo ntambara izarangira ari uko tuvuye muri uyu mubiri wa kamere. Iyo ntambara rero ni intambara iri hagati y'umuntu wa kera ariwe kamere n'umuntu mushya ariwe wabyawe n'Imana kugira ngo abe ikiremwa cy'umwuka. Kamere igira ubushake bwayo, igira ibyo irarikira, bikaba byangwa n'Imana. N'umuntu w'umwuka nawe afite ibyo we ararikira. Uw'umwuka yifuza ibyo mu ijuru. Nibyo Pawulo yandikiye Abakolosayi, aya magambo akurikira, ibice 3 mu Bakolosayi, aravuga aya magambo akurikira ku murongo wa mbere ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo. Mubuke ko hariya mu Befeso ibice 2 twabonye ko twazuranywe na Kristo. Imana itwicaranya nawe ahantu ho mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Aha rero turabona yuko kamere nk'uko ifite ibyo irarikira, ifite ibyo yifuza, ifite imirimo yayo yiranga, n'uriya muntu rero musha Imana irema muri twe igihe twakiriye Yesu Kristo tukihana ibyaha tugakizwa, nawe afite ibyo yifuza. Ibyifuzo bya kamere bitandukanye n'ibyifuzo by'umwuka. Iyo niyo ntambara rero umwana w'Imana abamo, na niho tunesherezwa kenshi, kuko tutigishwa ngo tumenye ukuntu turwana iyo ntambara. Kuko ntabwo ari intambara yo hanze, ni intambara y'imbere muri twe. Wa muntu wa kera Yesu ataraza kuduturamo afite ibyo ararikira, kandi intege nke ze nizo zituma Satani abasha kumukoreramo. Ariko iyo tubyawe n'Umwuka Wera, duhabwa akamero k'Imana, ko duhinduka abana b'Imana. Imana ni umwuka, n'abana b'Imana nabo umwuka, ariko nabo umwuka bagituye mu mubiri wa kamere. Izo ntambara rero nizo kenshi zinesha abana b'Imana, kuko batigeze bigishwa uko barwana iyo ntambara. Iyo ntambara rero kuyirwana ntabwo Bibiliya yigeze ireka kubitubwira. Bibiliya tubwira mu Befeso ngo twiyambure umuntu wa kera, iyo kamere, ngo twambare umuntu musha duhabwa muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo rero kuba muri Kristo ku munsi tukagenda twumvira Imana, tuba mu bushake bwayo, bituma Umwuka Wera aduha imbaraga zo kwiyambura wa muntu wa kera n'irari rye n'ibyo yifuza. Kubera ko ibyo umuntu wa kera yifuza bituganisha mu rupfu rw'iteka. Na nyuma Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo kuko twabuze ibi n'ibyo mu isi bizana urupfu, ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana bizana amahoro n'ubugingo buhoraho. Umuntu rero w'Imana afite umwuka w'Imana, afite akamero k'Imana, agira agahinda kuko atakiranukiye Imana, kuko atakoze ibyo Imana ishaka, kuko yateshutse ku mategeko y'Imana. Ariko wa muntu wa kamere we agira agahinda iyo yabuze ibintu runaka by'isi
bya bindi bituma kamere yishima. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira yuko muri iyi ntambara turimo turafite abanzi batatu. Turafite umwanzi wa mbere ni Satani, twumvise ko ari umutware w'isi, niwe mwami w'umwijima. Turafite umwanzi wa kabiri ni isi yacu tuvukiramo, ikaba ifite imigenzereze yayo itandukanye n'uko Imana ishaka. Tukaba dufite umwanzi wa gatatu, ni umwanzi yatubamo, tubana nawe, ni kamere yacu tuvukana kubw'ababyeyi bacu nabo bayikomoje kuri Adamu na Eva. Mu kwanzura rero reka dusome mu Baheburayo ibice 10 ku murongo wa 36. Hano hari impanuro Bibiliya iduha. Mwibuke ko umutwe w'iri jambo ry'Imana turiga ni kuba mu bushake bw'Imana. Hano Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 36 haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Ruvuga ngo rero muri urugamba turimo bwo kukiranukira Imana kugera ku iherezo birasaba yuko twihangana. Ruvuga ngo kamere iraturwanya ijoro n'amanywa ishaka ko tugaruka kuba imbata zayo, kandi mu kuba imbata ya kamere duhinduka kuba imbata y'isi, imigenzere y'isi, hanyuma tugisanga turi imbata ya Satani kuko niwe mutware w'isi. Kugira ngo tuzaneshe, mwibuke yuko Bibiliya itubwira ngo mushake ukwezwa kuko utejejwe ntabwo azabona umwami Yesu Kristo. Uyu munsi rero ukwiye kumenya intambara zawe izo arizo. Mwibuke Pawulo ku iherezo ry'ubuzima bwe mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo yaravuze ngo narwanye intambara nziza, nashoje urugendo, nakomeje kwizera. Ni ukuvuga ngo rero hari intambara zitari zo turwana, ariko intambara y'umwana w'Imana ni intambara iri muri ubwo rwego twavuze. Hari intambara yo kurwana na Satani akaturasa imyambi ye yaka umuriro atuvane mu bushake bw'Imana. Hari intambara turwana n'isi, uko isi ikunda bayo. Yesu yaravuze ngo nkuko ntari uw'isi namwe abanjye ntabwo muri ab'isi. Nimba isi yaranyanze namwe izabanga kuko ntabwo muri ab'isi. Isi rero ni umwanzi w'Imana, nubwo tuyirimo tukayikoreramo imishinga yacu, ariko isi muri kamere yayo mu buryo bw'umwuka ni umwanzi w'Imana. None akaba umwanzi wa gatatu ni kamere yacu yo tuvukana, kamere y'icyaha. Rero nicyo gituma mu yindi mvugo hari imitima ibiri irwanira mu muntu w'Imana. Hari umutima w'isi ushaka ko uw'imbata ya kamere ukora ibyo kamere ishaka. Hari n'umutima rero w'Imana ugutuma ukwiye kwifuza igihe cyose kutababaza Imana, kunezeza Imana. Menya rero yuko Yesu Kristo nimba waramwakiriye nk'umwami n'umukiza aba muri wowe mu buryo bw'umwuka, kandi nukomeza kuba mu ijambo ry'Imana, ugakomeza kuba umuntu usenga uvugana n'Imana, hanyuma ugakomeza kuba mu mwuka wo gushaka kunezeza Imana, nta kabuza umwami Yesu atuye muri wowe azakuneshereza. Niyo mpamvu Yesu yaje mu mubiri, ntago yaje mu mwuka gusa, yaje mu mubiri wacu kugira ngo aduhe inzira yo kunesha. Nkuko Kristo yanesheje mu mubiri, n'abamwizera bakumvira inyigisho ze zibigisha ukuntu biyambura kamere bakambara umuntu mushya wo muri Kristo, ni ngombwa abaha kunesha. Yesu yaranesheje aho hantu muri zo nzego eshatu. Yanesheje umutware w'isi ari we Satani, yanesheje iyi si uko yaravuze ngo mu isi muzahura n'amakuba ariko nimuhumure naranesheje isi. Ni mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 16 ku murongo wa 33. Yesu rero yanesheje Satani umutware w'isi, Yesu yanesheje iyi si, Yesu yanesheje kamere. Na niyo mpamvu urupfu rutabashije kumugumya, kumukomeza.
abantu bose n'abitwa abakiranutsi mu isezerano rya kera barapfaga urupfu rukabafata. Nta muntu n'umwe yari bwaboneke ngo ace ingoyi z'urupfu. Yesu niyo mpamvu yaje mu mubiri abeho nk'uko tubaho, uretse gukora icyaha abone uko apfa, hanyuma mu buryo bw'umwuka agende mu isi y'abapfuye, noneho azuke afite intsinzi. Gupfa kwa Yesu Kristo kwari kugira ngo abone uko atubatura imbaraga z'urupfu. Ukwiye kubimenya. Nta kindi cyatumye Yesu aza mu mubiri. Yari kuza nk'Imana, icyo gihe abantu bari gupfa kuko nta muntu yareba Imana mu maso, ariko yambaye umubiri kugira ngo abone uko abatura bene Adamu. Na nibyo umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo avuga, aravuga ngo yasangiye natwe akamero k'inyama n'amaraso kugira ngo abone uko apfa. Amaze gupfa mu buryo bw'umubiri, nibyo byambuye Satani ubutware ku rupfu, kugira ngo Kristo atubature twebwe abakamere, ngo twabagaho igihe cyose muri gereza yo gutinya urupfu. Imana ishimwe, intsinzi yarabonetse muri Kristo Yesu. Nibyo Paulo yandikiye Abaroma mu bice 7. Haleluya. Were ku murongo wa 25 kumanuka, ngo Imana ishimwe yaduhaye intsinzi kubwa Yesu Kristo, niyo yatubatuye kamere izana urupfu. Uyu munsi rero mwene data, turi hafi gusoza urugendo. Kristo ari hafi kugaruka kujyana be. Ukwiye kumenya ko wowe ntabwo uri wa kamere, waravutse ubwa kabiri. Nimba warakira umwami Yesu Kristo, uri umwana w'umwuka. Imana ni umwuka, nawe uri umwana w'Imana, uri umwana w'umwuka. Aho niyo rero abantu benshi bibeshya ngo abantu bose bo kwisi ngo n'abana b'Imana. Oya, soma neza Bibiliya, abantu bose ni ibiremwa by'Imana, ariko ntabwo bose ari abana b'Imana. Kuko umwana w'Imana akwiye kuba afite akamero k'Imana. None Imana ntabwo ifite inyama n'amaraso. Imana ni umwuka. Rero iyo ije muri Kristo Yesu ku muntu yizera ubutumwa bwiza, imubyara mu buryo bw'umwuka, akabikiremwa cy'umwuka, nubwo yaba akiri mu mubiri w'inyama n'amaraso. Umuntu rero atarezera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo aracyari wa kamere. Ni umuntu w'Imana, ariko ntabwo araba umwana w'Imana. Impamvu twebwe turi abana b'abantu nuko twabyawe n'abantu. Impamvu turi abana b'Imana nuko twabyawe n'Imana igihe twavuka ubwa kabiri bwo kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu munsi rero tangira kubaho muri yo identite, muri urwo rwego rw'umwana w'Imana. Niho uzabasha kuba mu bushake bw'Imana, na niho uzabona imbaraga z'Imana, na niho uzabona imikorere y'Imana, na niho Umwuka Wera bizamworohera kukuyobora, kuko Yesu ari hafi kugaruka kugira ngo azamure mu bwiza abana b'Imana. Abana b'Imana rero ntibakigengwa na kamere, barabatuwe, ahubwo itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo yarabatuye itegeko ry'urupfu. Dusenge Imana. Urakoze mwami kuri iri jambo, udukangure muri iki gihe mwami cya nyuma, kugira ngo tubashe kugira intsinzi muri zo nzego eshatu. Tugira intsinzi kuri Satani umutware w'isi, tuneshe iyi si, ndetse tuneshe n'iyi kamere yacu yamidushuka ngo dusubire gukora ibyo wanga, kugira ngo turarikire ibitujyana mu rupfu rw'iteka. Humura amaso yacu imbere, fungura amatwi yacu imbere, tumenye mwami ukuntu turwana uru rugamba. Waravuze ngo uzanesha, wabivuze inshuro 7 mwami mu byahishuwe Yohana ibice 2:3, ngo uzanesha, nuko wari uzi ko ari urugamba. Uduhe rero Mana gukomeza kwigishwa mu Mwuka Wera, dusobanukirwe ijambo ryawe, tube abanesha nkuko nawe wanesheje, mu izina rya Yesu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 ndetse na 0788 cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.